Hirya no hino harakomeje gutsinda amafaranga ku bwinshi, amafaranga menshi barimo kuba miliyoneri. Miliyoneri nakize bayimukira yewe data we. Reka tugukiye tumubaze. Umva mugabo bigenze bite ayo mafaranga yose sinabitsinda kuri nyine ngewe ninjiye muri Izihirwe na MTN. Ayo yose nabitsindiye. None urumva ngewe nyine ninjiye muri Izihirwe na MTN. Gute ukanda nyine akanyenyeri urumva 456 akanyenyeri 2 urwego ukaba winjiye kwinjiramo ubundi noneho ukugura bando nyinshi uko ugura inite menshi ukugura pake nyinshi niko noneho ufite amahirwe yo gutsinda cyane nuko natsinze yose nayawe yanjye nyine ahubwo bwira n'abandi namwe rero mwabyumvise amahirwe yo gutsindira amamiliyoni ntabace. Ushaka kugura amayinite, pake guhamagara ndetse na bando za internet wongera amahirwe yo gutsinda. Kanda akanyenyeri 456 akanyenyeri 2 urwego winjire muri Izihirwe na MTN kubuntu. Izihirwe na MTN uyu munsi tugomba kongera gutanga amafaranga ibihumbi 250 bitewe nuko abo turi buze kuyahereza barabyumvise barangije barabikora ndetse baranabyizera bakanza akanyenyeri 456 akanyenyeri 25 barangije nabo baravuga ati ku myaka 25 twabanye na MTN reka tugerageza amahirwe yacu turebe ko za miliyoni 100 tugomba kugabana nk'abanyarwanda babanye na MTN mu myaka 25 tugomba kuzisaruraho 250 nibyo tugiye kubahemba. Ariko nanone ku cyumweru cya karindwi hari byinshi navuga ngo tumaze kubona ndetse n'abanyamuryango cyangwa se ya famille babandi bagiye batsindira ibihembo bitandukanye bagiye batubwira uburyo babanye na MTN abandi ati n'umuryango wacu ati ntago tuzayibagirwa kandi tuzahora tubana nayo. Ni nayo mpamvu MTN mu kwizihiza imyaka 25 yashyizeho miliyoni 100 tugomba kugabana ndetse no gusangira mu kwizihiza imyaka 25 MTN imaze hano mu Rwanda. Hamwe na equipe technique yose turi kumwe turaza kugira ibihe byiza kubera ko turaza kuganira ndetse n'abatsindiye ibihumbi 250. Ariko nanone turaza kuba turi kumwe na Charles araza kudufasha kugira ngo tumenye ko cyumweru cya karindwi uyu munsi duhagaze gute. Ibya miliyoni 15 bihagaze gute, miliyoni 5 bihagaze gute kuwa kabiri ndetse no wa gatatu byose uraza kubikurikira mu kiganiro cyacu kurikiye RTV. Ni Izihirwe na MTN ku myaka 25 MTN imaze mu Rwanda ni miliyoni 100 tugomba kugabana. Reka tubanze twamamaze ubundi tuza kugaruka turi kumwe na Charles uri buze kudufasha kugira ngo tumenye ibyumweru twagombaga gukora. Ese hari icyumweru gisigaye, ese miliyoni 15 uraza gukora iki kugira ngo uzegukane nibura uwa mbere cyangwa se uwa kabiri ndetse n'uwa gatatu kuri miliyoni 5. Nihagira ujya mu kanya gatoya turagaruka tubikurikira byose ndetse tunabikurikirana. Hirya no hino harakomeje gutsinda amafaranga ku bwinshi, amafaranga menshi barimo kuba miliyoneri. Miliyoneri nakize bayimukira yewe data we. Reka tugukiye tumubaze. Umva mugabo bigenze bite ayo mafaranga yose sinabitsinda kuri nyine ngewe ninjiye muri Izihirwe na MTN. Ayo yose nabitsindiye. None urumva ngewe nyine ninjiye muri Izihirwe na MTN. Gute ukanda nyine akanyenyeri urumva 456 akanyenyeri 2 urwego ukaba winjiye kwinjiramo ubundi noneho
uko ugura bando nyinshi, uko ugura amayinite menshi, uko ugura pake nyinshi, niko noneho uba ufite amahirwe yo gutsinda cyane. Nuko natsinze yose nayawe yanjye nyine, ahubwo bwira n'abandi. namwe rero mwabyumvise amahirwe yo gutsindira amamiliyoni n'amamiliyoni ntabacike. Dushaka kugura amayinite pake zo guhamagara ndetse na bando za interineti wongera amahirwe yo gutsinda. Kanda akanyenyeri 456 akanyenyeri 2 5 urwego winjire muri Izihirwe na MTN ku buntu. Izihirwe na MTN, aya ni amahirwe yawe yo gutsindira amafaranga menshi bitewe n'uburyo wabyizeye. Ni amahirwe ya buri munyarwanda wese ukurikiye RTV, ni amahirwe ya buri munyarwanda wese wabanye na MTN mu myaka 25. Ushobora kuba umaranye na MTN imyaka 25, ariko ushobora kuba waramenye ibyiza byayo nanone ukazaho nyuma, ariko byose no kugira ngo dusangire za miliyoni 100 tugomba kuzigabana. Ariko mbere yuko tugabana buriya bari byiza kugira ngo unaganire n'umuntu n'umwe mu bantu babitegura bavuye muri MTN kugira ngo tumenye ibyumweru 7 duhagaze gute, ibyumweru 7 impano batanze abanyarwanda bazakiriye gute, abanyamuryango ba MTN bazakiriye gute. Turi kumwe na Semugesh Charles, ikaze mu kiganiro cyacu nanone n'ubwa kabiri hano ni mu rugo. Nice. Ndagira ngo umbwire uyu munsi ndi kuvuga ibihumbi 150, dutanga ibihumbi miliyoni 2 n'igice, dufite miliyoni 15. Umuntu wa mbere azatwara nk'igihembo nyamukuru, wa kabiri no gatatu bakagabana miliyoni 5, ndetse hari n'andi mafaranga dutanga umunsi kundi, niba nibeshye n'ibihumbi 25 ku munsi. So urumva ko aya ni amafaranga yawe n'amafaranga yanjye tugomba gushaka mu mpano. Uyu munsi ku cyumweru cya 7 duhagaze gute, ibyo mwifuzaga, impano mwifuzaga guha abanyarwanda, abanyamuryango ba MTN bazakiriye gute? Urakoze cyane. Nkuko uwatanyi bivuga, tuzihiza imyaka 25 MTN imaze ikorera mu Rwanda. Ni imyaka itari mikeya akandi itari myinshi, ko twifuza gukomana n'abakiriya bacu, ko tubakunda kandi twifuriza ibyiza. So muri iyo myaka 25 rero twaratekereje tuvuga ko bikose nubwo tuyizihiza ni imyaka twabanye n'abanyarwanda, twifuza rero natwe kubashimira, tubabwira mwarakoze kubana natwe, mwarakoze kugenda natwe imyaka yose, kuko badahari ntabwo twaba tuhari nka MTN. So rero nkuko bigenda ukunze uramuha, yego umuha ibyiza kandi cyane bimugirira akamaro cyane. So rero buri munsi azajya nakwibukiraho amafaranga mo yamaye ariko ntari uretse no kukwibuka, ariko niba bikajya nicyo bimusigira nk'akabando k'iminsi kamusindagiza umunsi ku wundi. So rero buri munsi nkuko bazo bivuga dutanga 25 ku bantu 20 buri munsi. Urumva iyo ukubye na 7 go kuba na 7 n'uburi tumaze ubwo no kuba na 49 n'amafaranga menshi ageze ku banyarwanda benshi. Buri cyumweru dutanga 250 ku bantu 5, nayo urumva iyo ukubye 7 ubwo no kuba 35 nayo n'amafaranga menshi. Buri kwezi dutanga miliyoni 2 n'igice. Urumva na amafaranga rero twifuza ko agira icyo agirira abanyarwanda, bajye bibuka ko babanye na MTN kandi bagikoresha MTN, ariko nibura nimba ashinze ka business kambyite wenda ashize business ya miliyoni 2 n'igice 150 se wenda akatangira gukora, najya kabona avuga ati akantu nagahawe MTN nkunda. Niko kuvuga wabona icyo gihe ukavuga ati ikintu najyawe n'umuntu unyitayeho untekereza umunsi ku wundi. So rero ntabwo turagusa kugira ngo twishimire ko bagura amayinite yacu, bagura pake zacu, bagura amatelefone se cyangwa turishimira ko nibura natwe tugira uruhare mu guhindura ubuzima bwabo. So rero ndabona warumbaje ngo bayakire bate, iyo uhaye umuntu ikintu gifite akamaro cyanze kuzara aranezerwa. Ngira ngo ubwo duherukana ngira ngo wabonye uburyo bamwe bagaragazaga imbamutima zabo bavuga ati ntabwo ugiye nabitekerezaga kuko ushobora kubona amafaranga rwose. Urumva iyo umuntu uhaye amafaranga nk'ayo ngayo noneho no mu bihe nk'ibi bigoye bikomeye, ni amafaranga agira akamaro gakomeye umuntu ashobora gukoresha neza agahindura ubuzima bwe. Feedback ni nziza, barabyishimiye kandi ubona ko nibura babona ko natwe ibyo tubabwira dushyira mu bikorwa ko tubitayeho. Miliyoni 15 umuntu wese dukurikiye cyangwa natwe ubwacu turi hano cyangwa n'abariya tugiye guhemba 150. Buri wese abazi ko ejo nejo bundi nshobora gukoresha aya mafaranga ikintu runaka kikaneza imbere ku buryo bugaragara, yaba ari ngewe cyangwa ku muryango wanjye ndetse n'igihugu cyanjye. Ariko nanone buriya ntago ari twese tuzayatsindira.
ko nubundi ni amahirwe ni amahirwe ariko hari icyo bisaba kugira ngo nsindire izo miliyoni 15 nsindire izo miliyoni 5 kwa kabiri no wa gatatu ibi bihembo nyamukuru turaza kubitsindira gute muri iki cyumweru cyanyuma urakoze kuko gashimangira cyane nibutse abakiriya bacu ko MTN Izihirwe izarangiye kuri 31 z'ukwa gatatu urumva ko turi minsi ya nyuma iyi minsi ya nyuma bari finale aho buri muntu wese bimusaba gushyiramo imbaraga kugira ngo yumve ko njya mubone iyo bari mu atletism harabugeno kagenda buhoro wenda uri hagati relaxing kugira ngo urekepe imbaraga zo gusoza ariko iyo ugize uri hafi gusoza ushyiramo imbaraga nyinshi so icyo bisaba nta kindi utarajoininga cyangwa utarajya muri promotion cyangwa muri Izihirwe na MTN icyo bisaba nta kindi akanda kanyenyeri 456 akanyenyeri 25 urwego na yes ashaka no kohereza ijambo check amahirwe tsinda kuri 23 handikirwa ubutumwa nta mafaranga bimutwara cyo no ubuntu iyo umaze kwinjira muri icyo gusa nta kindi rero no kugura amayinite ko twabivugaga no kugura data ya internet cyangwa na pack yo guhamagara ibyo bintu ko ari bitatu uyu umaze kwinjira muri Izihirwe na MTN nibyo guha amahirwe gutsinda so rero nibashyima imbaraga ngira ngo bamaze kubona facts nyinshi ngo ibihamya byinshi ko ibyo tuvuga ari byo ngiro ari ukuri nta kubeshya kurimo icyo twasa gusanya bakande iyo mibare tubabwiye bakomeza bayibereka kugira ngo noneho nagura pack nagura internet nagura amayinite umunge amahirwe ko ashaka gutsinda miliyoni 10 you never know 15 why not ashaka gutsinda miliyoni 5 miliyoni 15 like uzibonye wowe bwa from just ko uza amayinite gusa ugahamagara uzi imibare tuba turi uzi imishinga tuba turi hafi so uyu munsi navuga ko niba wifuza ko iyi mishinga igenda neza ibuka imyaka ubanye na MTN nurangiza ufate telefone yawe nurangiza ukanda akanyenyeri 456 akanyenyeri 25 ushyireho urwego ushobora kugira amahirwe yo gutsindira miliyoni 5 cyangwa se na miliyoni 15 reka twamamaze ubundi tugaruke tuganira n'abatsindiye ibihumbi 250 nabo baduhe ubuhamya bwabo ari nako kandi nawe bakwibutsa ko ibingibi nawe ushobora kubigeraho ukurikiye RTV no mwanya wa Izihirwe na MTN. Hirya no hino harakomeje gutsinda amafaranga ku bwinshi amafaranga menshi dore ko aba miliyoneri miliyoneri we nakize bayimukira yewe data we reka tumukurikira tumubaze umva mugabo bigenze bite ayo mafaranga yose se nabitsindiye kuri nyine ngewe ninjiye muri Izihirwe na MTN ayo yose nabitsindiye none urumva ngewe nyine ninjiye muri Izihirwe na MTN gute ukanda nyine akanyenyeri urumva 456 akanyenyeri 25 urwego ukaba winjiye kwinjiramo ubundi noneho ukugura bando nyinshi uko ugura amayinite menshi ukugura pack nyinshi niko noneho ufite amahirwe yo gutsinda cyane nuko natsinze yose nayawe yanjye nyine ahubwo bwira n'abandi namwe rero mwabyumvise amahirwe yo gutsindira amamiliyoni ntabace ushaka kugura amayinite pack zo guhamagara ndetse na bando za internet wongera amahirwe yo gutsinda kanda akanyenyeri 456 akanyenyeri 25 urwego winjira muri Izihirwe na MTN kubuntu. tugarukanye n'abavandimwe bagiye kudufasha kugira ngo uyu munsi tumenye ko nabo babyizeye ariko nawe ushobora kubyizera kugira ngo bigende neza. Turi kumwe n'umuvandimwe aratangira tubwira amazina ye ndetse naho yaje aturutse. Amakuru yawe umeze neza? Meze neza cyane. Hariya hepfo bakiriye neza, hariya hasi abanyakire neza nta kibazo nashimye. Ntago wikanze se ubonye bari abaciye ariko ari serious. Oya nta kibazo pe nta kibazo. Waje turutse hehe? Naje nurutse mu karere ka Gakenke. Karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Mu ntara y'Amajyaruguru. Yego. Amazina yawe? Amazina yanjye nitwa Bineza Jean Claude. Jean Claude, wari umaze igihe kingana gute ugerageza aya mahirwe? Nari maze igihe gitoya kuko ndakeka narabimenye mbyumvishe kuri radio. Yego. Numva bavuga ko ugomba gukanda akanyenyeri 456 akanyenyeri 25 urwego ugakurikiza amabwiriza. So muri pack cyangwa kugura amayinite yo guhamagara cyangwa se internet ni iki ukunda gukoresha?
interineti cyane n'amayinite nayo ndayagura yo guhamagara cyane. uhamagara ndamwumva ntabwo nduzi ko wagize amahirwe yo gutsindira ibihumbi 250 muri Izihirwe na MTN. Niki wabwira umuntu udukurikiye uri Gakenke kugira ngo nawe yumve ko bishoboka? Ni ibintu byoroshye cyane. Nabwira umuturarwanda waba unkurikiye cyangwa se waba ukoresha MTN ko agomba gufata telefone ye, si ukuvuga ngo ni smart gusa, na telefone no ya gatushe nayo irabikora bigakunda. Ugomba gukanda akanyenyeri 456 akanyenyeri 25 urwego, ukawinjira muri promosiyo ya tsinda no Izihirwe byose nitombora. Akaba agize amahirwe kuba yaba yinjiye muri gahunda yo kuba yagira amahirwe kuba yatsindira ibintu nuko nawe watsindiye amafaranga. Iyi dummy check arayiguhereza. Noneho wowe mu gihe uri kugenda ndahita nakira n'ubundi kugira ngo nawe atubwire aho yaturutse n'uburyo byagenze. Charles muhereza abantu babone ko ayifite. Wayibonye? Ntabwo biba byoroshye ariko ukiramo imbaraga. Urakoze cyane, uratambuka ubundi akurikireho. Ubwo turadusigaje ndetse n'abantu bo kuri telefone baze kumfasha ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo bize kugenda neza cyane. Nakiriye mushiki wanjye, amakuru yawe umeze neza? Waje turutse naje nuze mu karere ka Gasabo umurenge wa Jabana kugari ka Kabuye. Ariko Gasabo mumaze kuyakuramo ko so bivuze ngo bo nta mikino bafite kuri ibi bintu. Wakoresheje iki? Dufite kugura internet, dufite kugura pack, dufite kugura ndetse n'amayinite bisanzwe. Kuri wowe uko wakoresheje iki utekereza ko aricyo cyaguhaye amahirwe yo gutsindira ibi bihembo? Nakoresheje pake yo guhamagara, nkoresha na interinete, ariko iyo nkoresha cyane ni pake. Abantu badukurikiye bari Gasabo cyangwa se no mu gihugu muri rusange, niki wababwira kuri iyi campaign ya MTN ya Izihirwe na MTN? Niki wababwira? Nabo babikore, warabyizeraga ubundi? Ngiye narabyize nyemara kubyumva. Bitewe n'imyumvire abantu baba bafite. Ngiye nakanze akanyenyeri 456 akanyenyeri 25 urwego, ndemeza ko ikintu cyose nje umuntu ambwiye ngo nubona ndagikora. Yego nahise mbikora, ndabona uko byagenda kose reka ngerageza amahirwe yanjye. Ntacyo mpombe ubundi amayinite ndayagura, inite nkazigura, ubundi nzageraho bampamagare. None Imana irabikoze, baraguhamagaye. Wakoze cyane Charles. Reka guhereza dummy check, uyifatishe sheke yawe, yifateho uyihe umugisha. Aya ni amafaranga mu minota mike urawe yafite kuri momo yawe, bigende neza cyane. So urakoze cyane, reka twakire n'ubundi twihuse. Ubwo ku buhanga bw'ibyuma nabo baramfasha kugira ngo abari kuri telefone nabo tubakire tuganire, ubundi nanone tuze kwamamaza tunarebera hamwe icyumweru cya nyuma biragenda gute. Amakuru yawe? Ni meza cyane. Umeze neza? Yego, biracamo. Buri wese yabonye igihembo cyangwa se abonye impano arishima. Umunezero wawe umeze gute muri aka kanya? Muri nge ndishimye, nta kibazo. Byanejeje kubona call yabo mu gitondo bambwira ko natsindiye amafaranga. Byanshimishije. Ubundi se mbere wumvaga bishoboka cyangwa wumvaga ari kwa kundi nyine abantu bavugaye beno ni iby'abantu babo n'ubundi ntago ari? Ntago numvaga ko bishoboka kuko no kwiyandikisha byabaye nk'impanuka. None nabikoze ari ugutata chance ugatireka ndebe ko bizakunda, bya bintu bajya bavuga ko bigiye ko bikunda nyine nanjye ndabikora. Amazina yawe waje turutse he? Amazina nitwa Uwimana Giselle, naje nturutse mu karere ka Bugesera, umurenge wa Nyamata. Iwacu hariya ngenuye kuri arete hariya nanjye naje nice. Arakaze cyane. Nicyo wabwira umuntu udukurikiye uri Bugesera, umuntu wese wumva ko ibi bintu biba bifite abantu bamwe na bamwe? navuga ngo bino bintu ntago bigiriho bifite wanyawe na amahirwe. Namubwira ngo nawe nagerageza amahirwe ye. Ego urakoze cyane Jize, fata iyo dummy check yawe. Ayo ni amafaranga mu kanya gato hari umutipe uri hariya wambaye umupira wa MTN, wamubonye hariya abari seri amafaranga urayatahana nta kintu atahana. Alright, so arakoze cyane. Reka nawe yikomerezeho gatoya mbere yuko dukomeza, reka tubanze twamamaze, ubundi nyuma yo kwamamaza turahita tugaruka kuri telefone na ubwo baraba babonye
telefone ubundi tuze kuganiraho gatoya na Charles wenda tubwire gahunda zimeze gute wenda mu cyumweru cya nyuma nicyo yakongera kubwira abanyarwanda badukurikiye. Ni gahunda ya Izihirwe na MTN ukurikiye kuri televiziyo Rwanda. Turacyari kumwe na Charles, turacyari hano kugira ngo tukugezeho ikintu cyose gishoboka kugira ngo nawe utsindire aya mafaranga. Ni miliyoni 100 twagombaga kugabana mu byumweru bitandukanye. Uyu munsi abo turi guhemba nabatsindiye ibihumbi 250. Reka twamamaze ubundi tugaruke tureba nabo kuri telefone ko tubafite ubundi dukomeze n'ikiganiro cyacu. Hirya no hino harakomeje gutsinda amafaranga ku bwinshi, amafaranga menshi barimo kuba miliyoneri. Miliyoneri we nakize bayimukira yewe data we. Reka tumukukiye tumubaze. Umva mugabo bigenze bite ayo mafaranga yose se nabitsinda kuri nyine njyewe ninjiye muri Izihirwe na MTN. ayo yose nabitsindiye. None urumva njyewe nyine ninjiye muri Izihirwe na MTN gute ukanda nyine akanyenyeri urumva 456 akanyenyeri 2 urwego ukaba winjiye kwinjiramo ubundi noneho ukugura bando nyinshi uko ugura amayinite menshi ukugura pake nyinshi niko noneho ufite amahirwe yo gutsinda cyane nuko natsinze yose nayawe yanjye nyine ahubwo bwira n'abandi. namwe rero mwabyumvise amahirwe yo gutsindira amamiliyoni n'amamiliyoni ntabace. Dushaka kugura amayinite pake zo guhamagara ndetse na bando za interineti wongera amahirwe yo gutsinda. Kanda akanyenyeri 456 akanyenyeri 2 urwego winjire muri Izihirwe na MTN ku buntu. Maze guhemba tubahembye ibihumbi 250 ariko ntatinze turi kumwe ndetse n'uwatsindiye amafaranga nanone ukurikiye televiziyo Rwanda ariko ku murongo wacu wa telefone nawe reka tumuganirize niba dukurikiye. Turakuramukije, amakuru yawe umeze gute? Okay, bakwita nde? Witwa? Nishimwe Onohe. Umeze neza? Neza cyane. Uherereye hagana hehe? Wakoze iki kugira ngo utsindire 250? Nabonye message. Bambwira ngo akanyenyeri 5 urwego ninjire muri promotion. Okay, nubuhe butumwa waha umuntu wese udukurikiye muri aka kanya kugira ngo nawe agire amahirwe yo kongera wenda kugira igihembo yatsindira? Ubutumwa nabaha nabakereza gukanda 5 nabo bakegera muri Izihirwe ndetse no kugura amayinite hamwe na bando za. Okay. Urakoze cyane. Ubwo ngubwo mu kanya hari abantu hano babishinzwe, mu kanya urabona momo yawe isetse ubundi amafaranga yawe uyararane, ari nako kandi ukomeza kugira inama abantu bakwegereye kugira ngo nabo bagerageze amahirwe yawe. Arakoze cyane. Wenda mu gihe tutegereje undi umwe wenda dushobora kubona ku murongo wacu wa telefone, ni yihe message waha umunyarwanda udukurikiye wifuza gutsindira bya bihembo nyamukuru muri iyi minsi ya nyuma? Tugomba gushyiramo imbaraga, tugomba kongera kumva ko ngomba kugura amayinite, ngomba kugura bando ndetse ngomba no kugura pack. Ni 15 nta mikino irimo. Icyo nababwiye cya mbere nuko nubwo wenda nta cyo bisaba, birasaba gushake gusa no kugira n'ukanda akanyenyeri nko wenda nko akunda kubivuga. Niyo mpamvu rero nabasaba utarabikora rwose amahirwe acyahari, nakanda akanyenyeri 456 akanyenyeri 25 urwego na yes kugira ngo iyi minsi isigaye ashaka kuba nawe amahirwe yamusekera akaba yakwegukana ibigihembo muri Izihirwe na MTN. Yes, Charles arakoze. Kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu bimeze neza, reka twongere twakira umuntu umwe kuri telefone watsindiye ibihumbi 250 muri Izihirwe na MTN. Ku murongo wacu wa telefone turi kumwe nawe, uratangira utubwira amazina yawe ndetse nawe uherereye. Nitwa Musabyimana Clemence. Ego. Mherereye mu mudugudu wa Rusagara. Ego. Akagari na Kampenge. Ego. Murenge n'uwa Muhoza. Urakoze cyane. Umeze neza? Imusanze? Meze neza. Muhoza ni Musanze? Siri muri Musanze Muhoza? Abanyamusanze mumeze gute? Imvura iri kugwa? Imvura irimo iragwa. Ariko iri kugwa neza? Iragwa neza nta kibazo. Imana ishimwe cyane. So watsindiye ibihumbi 250. Ni iki wabwira MTN iguha ibihumbi 250 mu myaka 25 iri kwiziza imaze mu Rwanda? Ubutumwa wabagenera n'ubuhe bami? Yego murakoze cyane. Ego.
MTN ndayishimiye kubwo yangiriye icyizere nk'umukiriya wabo. Ego. Nanjye MTN ndayikunda cyane. Urakoze cyane. Ubutumwa rero nahereza abandi bantu. Ego. Ubwo kugira ngo bajye bakunda kugura amayinite. Kandi bajye baguma ku murongo wayo igihe batawuvuyeho. Ego. Kubera ko MTN igize amahirwe cyane, umuntu aba adafite n'amayinite akaguza bakamuguriza cyane ako kantu. MTN rero ndayikunda cyane, tunayihemukira n'abandi nicyo nabashishikariza. Urakoze cyane. Kandi nkaba nshoje mbashimira iyo mpano yanteguriye. Ego. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Amina. Ako uri umubyeyi mama? Umubyeyi usenga Imana, ushima Imana. Amin. Urakoze cyane. Ufite abana bangahe mama? Ufite abana bangahe? Mfite abana 4 n'abandi 2 bashyingiwe. Imana ishimwe cyane. Mubyeyi urambyaye. Imana ikomeze guteza imbere mami. Namwe ijye bakomereza mu kazi kanyu, Imana y'amahoro ijye bongerera imigisha. Amin. Urakoze cyane mubyeyi. Arakoze cyane. Charles reka ngushimire, anashimire ndetse impamvu wenda mbere yo kucyo ijambo. Impamvu nabibajije nimba ari umuntu mukuru. Bumve ko atari by'urubyiruko gusa. Yego, n'abandi bantu. Ari iby'abantu bose. Abakiriya bose bafite amahirwe angana. Bose bafite amahirwe angana. Yes, arakoze cyane. Reka dusubire ubutaha tumenye watsindiye miliyoni 15, miliyoni 5 kwa kabiri ndetse no miliyoni 5 kwa gatatu. Anako dushimira umuryango mugari wa MTN ndetse n'ubuyobozi bwa MTN bwatekereje kwizihiza imyaka 25 ariko bukongera bukayisabana n'abanyarwanda babanye nayo muri iyo myaka 25. Ndashimira Charles waje hano kudusobanurira uko campaign yagenze, ariko nashimira ndetse n'abatsindiye baje hano ndetse nabo kuri telefone, nawe munyarwanda wadukurikiye kuri televiziyo Rwanda hamwe na equipe ngari yadufashije kugira ngo ikiganiro cyacu cya Izihirwe na MTN kigende neza. Reka dusubire ubutaha, Imana ikomeze ibafasha, ariko twibuke gufata telefone yacu dukanda akanyenyeri 456 akanyenyeri 25 dushyireho urwego, ubundi dukurikiza amabwiriza, wabona uzatsindira miliyoni 15. See ya next time. Hirya no hino harakomeje gutsinda amafaranga ku bwinshi, amafaranga menshi barimo kuba miliyoneri. Miliyoneri nakize bayimukira yewe data we. Reka tumukurikire.